niba kisinga ntabwo umurogerayo hano hagiye kububwira kabiri sha ariko hariya ziko natwe dushobora kuza gutwika za hano hantu hahiye rwose ibintu birababaje cyane ariko nta muntu wari urimo ntabwo tubizi natwe tubonye byaka ntabwo twavuga ngo bigenze gute kuko igihe tuhamaze imyaka igera muri 2 n'igice nta kibazo cy'umuriro twari dufite umuriro wabura gukagaruka bisanzwe ariko umuriro utangiye tugitangiye akazi nta n'umuntu uratangiye kugira ikintu akora umuriro tutuzibiranye rero duhita dusohoramo ibyo tubashije ariko ibindi byose bihiriyemo n'ibyo twari twarakoze ari ibikoresho by'abakiriya baduhaye ari zacu twacuruzaga byose birahiye n'izindi mashini twakoreshaga zihiyemo zose mu bintu bihiriyemo aha ngaha ngiye kubara neza ntabwo byabura agaciro ka miliyoni nka 13 zihiriyemo kuko imashini dokoyemo ni nk'eshatu zonyine gusa nimfitemo abakozi 6 bahoraho n'abanyeshuri 14 game over ibintu byose bacuruzaga byari bikirimo si ibi ngibi ubona hanze se bavuyemo byarangiye inzego yafashwe urimo kwa Reka ngize nk'amahirwe wenda leta ikagira ikintu yamfasha kugira ngo wenda nayo guhagarara. Nkuko muri kubibona ku mashusho ni inkongi y'umuriro w'amashanyarazi yibasiriye inyubako yari isanzwe ikorerwamo inkweto. Ni inyubako iherereye mu karere ka Rwamagana aha ni mu murenge wa Kigabiro. Abaturage bavuga ko bashidutse babona iyi nyubako iri gushya, ariko nanone bamwe mu bahageze mu bambere baradusobanurira uko basanze iyi nkongi y'umuriro yibasiriye iyi nzu. Dusanga yafashwe ariko amakuru ngo bagiye gucomeka imashini idoda inkweto bita bizana ibishashi. Inzu yahise sanza biri gucumeka umuriro wose. Turi kubona ino nzu yahiye, nimba ari insinga zakoze siriko, turatekereza yuko wenda ari insinga zakoze siriko. Mageze nsanga umwotsi ari mwinshi cyane, imodoka ihaparitse iri mirazimye. Nahageze igitangira gushya, urumva twari turi mu kazi twumva imyotsi nyine, nibwo twaje kureba tuza dusanga ni inzu irimo kugurumana irimo ishya, ariko bari batangiye kuzimya. Mva hari hahiye nyine, mva hari icyotsi cyinshi, byabanje no kugorana nyine kubera ko wakaga cyane, wakaga hepfo haruguru mu muryango ahantu hose nyine hari umwotsi wa danje. Nuko nago nabihagararaho kuko nanjye nabyo nzi gusa, ariko intuza numvaga ngo ni umwana wagiye gucomeka, ni inkongi yabayeho. Acometse rero birashya kuko ubusanzwe hano abahakorera inkweto, hakorerwa ubucuruzi bw'inkweto, barazikora bibaho, ariko nyine nka leta nyine nk'ubufasha bamufasha agakorerwa ubuvugizi akongera agafashwa, kuko urabona ni ugutangirira kuri zero. Urumva ni ugutangira kuri zero. Nimba yari afite bizinesi imeze kuriya ikaba yahiye, akeneye ubufasha bitewe n'uko harimo ibintu bakoreramo imirimo, kandi ariho yakuraga umugati. Ubwo rero leta yamufasha ikongera kujya inkweto badoderagamo ibintu byose babishyira byari birimo. Tukamusabira ubufasha bw'uko yenda bashobora kongera mbese kugira ngo bamuteze imbere, cyangwa se yenda banamufasheho
leta hanyuma kugira ngo yongere abone umugati. Urabona ikintu cyayiteye ni iyi raronje ducagingamo, yacometse agiye gucomeka imashini, umuriro niko kuhita uzamuka, kugerageza kuyizimya umugozi w'amashini wari wafashwe. Izindi mashini zari ziri iruhande hari izo bagerageje gusora, ariko bivugwa ko afite ubwishingizi. Ntabwo tuzi ngo buhagaze igihe kingana iki. Icyaha cyabaye n'inkongi kandi yangije, nahageze hashishe akanya bibaye na kizimyamwoto itaraza. Ibisomo bikwiye gusiga ni ukujya umuntu akontorora ibyuma by'amashanyarazi akwiye gukoresha, ko urabona ko ikigaragara ko iyo raronje ishobora kuba ari yateye inkongi y'umuriro, ariko niyo mashini ishobora kuba yari ifite ikibazo ku kijyanye n'umugozi wayo. Ni zimwe baba bari guponseza kuri taro kugira ngo inkweto yongere ise neza. Iyi nzu yari ifite aka gaciro ko yakorerwagamo inkweto zabe zifunze, rugabire n'utundi dukweto dutoya umuntu yajyana muri dushe. Ni byinshi muri bo bifite agaciro k'amafaranga menshi, ntabwo kuyabona byahita byoroha. Tugomba kujya dusiga tuzimije imiriro, hanyuma ababyeyi bafite abana bakajya abana babakura mu nzu. Abakozi bacu nabo bakwiriye kujya abana babafata bakabafata neza, bakajya batasiga abana mu nzu. Nasanze ibintu bimeze nabi, ibintu birakaze, ibintu birakomeye, inzu y'umuvandimwe yahiye, n'ibibazo abakoreragamo nabo ibikoresho byahiye, habagamo ibintu byinshi, imashini, inkweto. Icyakora habashije kurokoka imashini nkeya, ariko inkweto zo zahiye. Njyewe ibintu mbonye hano ngaha ntabwo bisanzwe, ni ubwa mbere mbibonye mu mujyi rwose. Ubundi nari ndari ako kazi kuko nkorera hari imbere, mbona abana bakoreramo hari abadoda inkweto barimo barasohoka birukanka. Ubwo umuriro wari utarashabira cyane ngo urenge, nibwo cy'umumeri wahari ucuruza amayinite yahise avuga ati muhamagare polisi bohereze kizimyamoto zibafashe. Nicyo mbiziho, murakoze. Hano hantu hahiye rwose ibintu birababaje cyane, ariko inzego z'ubutabazi zahabaye tubashije kuzishimira, ariko nyine ni ugukora iyo bwabaga benda hakagira ikirokoka. Yega fande turagushimira mwahabaye, ariko nyine birababaje, ni ibintu bibabaje cyane. Hahiye cyane, sanze hahiye, umwotsi uri mwinshi cyane, inzu zahiye. Gusa icyo dushimira nuko nta muntu waguyemo, Imana iba yahabayeho kabyara. Abakoragamo nta hagize ikibazo, sibye ko ibikoresho byabo ari byo byahiye. Nyine ni ibintu bibabaje, nk'umuntu baratanze igishoro cye, birababaje cyane rwose. Urebye nyine ni imashini bacometse bashaka gukora inkweto, nyine urabona ko hari igikorwa bahakorera inkweto nyine. Barayagwiza Rihodomiri niwe wakoreraga muri iyi nyubako yibasiwe n'inkongi y'umuriro, aragaruka ku bihombo iyi nkongi y'umuriro yabasigiye muri rusange. Kuvuga natwe ntabwo tumenye ukuntu bigenze, kuko tugerageje no kubizimya umuriro, ahubwo uhita uturuka inyuma, uhita uzamuka kujya hejuru, uratuzibiranya, utuma tutabasha kugira ibintu dusohora. Hano mfitemo ishuri ryigisha gukora inkweto, twakoraga n'inshyashya tukanazigurisha. Ni ukuvuga ngo hano hegeraga urubyiruko rurangije nkaruha akazi, ndetse izo mpanuka zibaye n'ubundi twari dutangiye akazi tutari twanagatangiye, nibwo iyo nkongi y'umuhisi izamuka akikuruwe n'umuriro tutazi aho uturutse, ntabwo twamenya ngo bigenze gute. Ntabwo tubizi, natwe tubonye byaka, ntabwo twavuga ngo bigenze gute, kuko igihe tuhamaze imyaka igera muri 2 n'igice nta kibazo cy'umuriro twari dufite. Umuriro wabura gukagaruka bisanzwe, ariko umuriro utangiye tugitangiye akazi nta n'umuntu uratangiye kugira ikintu akora. Umuriro tutuzibiranye rero duhita dusohoramo ibyo tubashije, ariko ibindi byose bihiriyemo n'ibyo twari twarakoze, ari ibikoresho by'abakiriya baduhaye, ari izacu twacuruzaga, byose birahiye, n'izindi mashini twakoreshaga zihiriyemo zose. Mu bintu bihiriyemo aha ngaha ngiye kubara neza, ntabwo byabura agaciro ka miliyoni nka 13 zihiriyemo, kuko imashini dokoyemo ni nk'eshatu zonyine gusa. Nifitemo abakozi 6 bahoraho n'abanyeshuri 14. Nitwa Barayagwiza Rihodomiri. Nta ibya siranse ntago mbizi, nakodesheje inzu nk'uko nuri wakodesha inzu ugashyiramo ibikorwa byawe. Siranse inzu ntago mbizi nimba inahari, mbese bibaye nuko mbibonye nanjye ntago nakubwira ngo hagati ya nyiri inzu wenda n'ubwishingizi bwawe nimba bafite simbizi nimba nabugira. Nanjye ubwanjye usibye ko wenda nari ndi umuntu arimo gushakisha ubuzima ndi muri aho ngaho, nari nta siranse
y'ibikorwa byanjye nari mfite. Kereka ngize nk'amahirwe wenda leta ikagira ikintu yamfasha kugira ngo wenda nayo guhagarara. Rushimisha Maka ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigabiro ari naho iyi nyubako yari iherereye, aragaruka ku byabaye ariko nanone akagira inama agenera abaturage muri rusange. Nkuko murabona nyine abantu hahiye, inkongi turatekereza ko hari ibikorwa byakorerwaga byo kudoda inkweto, yego, bikoresha za dinamo zikenera umuriro mwinshi n'imashini zikenera umuriro mwinshi. Rimwe na rimwe rero uburyo bafata umuriro usanzwe wa rege bagashaka uburyo bakonekitinga ibyuma byabo bifite imbaraga, hari igihe iyo balance idakunda bigatuma habamo n'inkongi. Nibyo turimo gukeka kugeza uyu munsi. Indi assessment gukorwa na rege. Icyo dutanga ubujyanama sinabwo bwa mbere tunabivuga no mu nama zinyuranye turabivuga, mu gihe ufite umuriro w'amashanyarazi uhabwa na rege, igihe cyose ugiye kugira ibindi bintu ukora bisaba umuriro ufite imbaraga nyinshi, wagombye kuba wegera rege bakaza bakagufasha bakamenya ko capacity y'ibintu ugiye gukora n'umuriro uri muri iyo nzu bihura. Basanga bikeneye izindi mbaraga bakaba bagufasha kuguha ubundi bushobozi bw'amashanyarazi burenze ubwo wari ufite. Ibyo tubivuga buri gihe, buriya twarabikoze no muri isoko rya Rwamagana. Umuntu wese wakeneraga kurahura umuriro arahurira ku rusinga rwa rege, twabasaba ko babanza akareba rege cyangwa se contractor wabatera isoko, akazana umuntu w'umuhanga mu bijyanye n'amashanyarazi akamenya ko ahantu ugiye gufatira umuriro w'amashanyarazi ucana akazu kawe, cyangwa umuriro w'amashanyarazi ujya gukora ibindi bikorwa bindi bisaba imbaraga yawe, gukora inkweto n'ibindi bikorwa, haza umukozi wa rege cyangwa se contractor akazana umukozi we ufite ubumenyi mu bijyanye n'amashanyarazi, akaba ari ushobora gufura umuriro hariya kuri cash power, akaguha umuriro ukeneye kandi ujyanye n'ibikorwa ugiye gukora. Ibyo rero biduha icyizere ko nta nkongi ishobora kubaho, bikazongera bikaduha icyizere ko ibishobora kwangirika icyo gihe wa mu rwiyemezamirimo cyangwa se rege yakurahiriye umuriro barabibazwa. Nawe buriya yabikoze we nkawe wenyine mu bushobozi wenda afite wenda badahagije ku bijyanye n'amashanyarazi, ingaruka yego ziba rusange, ariko cyane cyane kuri wowe uba wanabikoze. Uretse kuba iyi nkongi y'umuriro w'amashanyarazi yangije byinshi bitandukanye, abaturage barashimira ko ntawe hatakarije ubuzima muri rusange. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, turi mu karere ka Rwamagana, aha ni mu ntara y'Iburasirazuba. Wabuze umuntu uvuga ko yabuze icyo gukora cyangwa uri umwe muri abo, reka nkurangire Umuhuza Business and Training Center UBTC, ishuri rikwigisha. Mu byo bakwigisha harimo patisserie ndetse na boulangerie, bakakwigisha gukora amasabune n'amavuta, bakwigisha kandi multimedia harimo journalisme, gukamera ndetse no kweditinga hamwe no gukora filme. Banakwigisha kandi photography, graphic design, gukoresha social media zitandukanye, harimo kwigisha abantu uko bakoresha YouTube channel, ibijyanye na bariste, birimo gukora ikawa, ice cream ndetse n'ibindi. Mu Muhuza Business and Training Center wabahamagara 0782 43 34 35 cyangwa se 0782 79 87 ngwino uhahe ubumenyi unahabwa amahirwe yo kububyaza umusaruro. Muri iki gihe tugezemo, abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha. Bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa gahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo, bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire, ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo, nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape
uwahageze aba yakize